Twongeye kubaha ikaze abakurikiranye Mpamo Media. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru yizewe, inkuru zicukumbuye kandi inkuru z'impamo nk'uko channel yacu yitwa. Uyu munsi twabateguriye umwihariko imbuto zimwe na zimwe zifite. Ariyo mpamvu ngushishikariza ko mu mafaranga ukorera wajya ufatamo make ukagura imbuto ukubaka umubiri ugufasha kubona ayo mafaranga, kuko utari umubiri muzima cyangwa utameze neza ntiwajya gukora ngo uyabone. Ese ko twagiye tubona udushya dutandukanye ku nyamaswa, imbuto zo hari udushya tudasanzwe zaba ziduhishiye? Yego, imbuto nazo zigira utuntu twihariye, tumwe muri utwo ni utungutu tugiye kubabwira. Ibi ni nko gutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Mu gihugu cya Australia hari abantu bakora ibiti bishobora kwera imbuto z'ubwoko butandukanye. Aba bantu bifashisha uburyo tuzi nka grafting. Bafata ibiti bibiri mu muryango umwe bakabikoramo igiti cyera ubwoko butandukanye bw'imbuto. Urugero, bagira igiti gishobora kwera indimu, manderena, ironji n'ibindi biri mu bwoko bumwe. Ikindi giti cy'urubuto gitangaje ni inanasi. Igiti cy'inanasi gishobora kwera inshuro imwe gusa. Inanasi ni imbuto ziryoha cyane, ibyo ni agacabana, nta muntu utabizi. Ni ibintu tudashidikanyaho, gusa zigira umwihariko mu kwera kwazo nubwo usa n'udashimishije. Niba utari ubizi, igiti cy'inanasi cyera inshuro imwe kandi kikera inanasi imwe gusa kigahita gisaza. Gusa amakuru meza, mbere yo gusaza kw'igiti cy'inanasi gisiga abana ngo nabo bazere. Urundi rubuto twabateguriye rutangaje ni urwo benshi bazi ku izina rya pome. Pome igizwe n'umwuka ungana na 25%. Ni urubuto rudakunze kuribwa n'abantu benshi, dukeka ko impamvu ari ubuke bwarwo ku isoko binatuma ruhenda cyane ku giciro gihanitse. Gusa hari na bamwe bumva nta cyanga, bakumva pome ari nk'ikintu utamenya uko kimeze. Niba urya pome ndakeka ubanza kuyoza ukayisukura, kubera ko isuku aba ari ingenzi. Burya pome akandi kantu utari uyiziho, ntijya yibira mu mazi. Ikibitera ni uko mu biyigize harimo umwuka, kandi ukaba ugize hafi 25% by'ibiyigize. Urundi rubuto twabateguriye ni igihaza. Benshi bashobora kwibaza bati, ese igihaza ni urubuto cyangwa ni uruboga? Bitewe n'uburyo utunganyamo igihaza mu buryo bwo kugiteka, ntushobora kuba ukeka ko ari uruboga. Ubushakashatsi bugaragaza ko burya igihaza ari urubuto aho kuba uruboga cyangwa se ikindi kindi. Icyakora nubwo ibihaza bibarirwa mu mbuto, ibibabi byabyo
byitwa ibisusa. Byo bibarirwa mu mboga, bisobanuye ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi wagikuraho imboga. Mu gihe turi gusoza, twakwifuza kongera kubabwira ku bwoko bwa pome. Pome zibamo ubwoko nk'uko n'ibihingwa bisanzwe biba bimeze, ariko burya yo ifite agashya kihariye ku bwoko bwazo utasanga ku bindi bihingwa. Kameze gatya: buri munsi ugiye uruma ku bwoko bumwe bwa pome, byagufata imyaka irenga 20 kugira ngo ube urangije kuruma ku bwoko bwose bwa pome. Burya pome ibamo ubwoko burenga 7500. Niba ushaka guhinyuza, kora imibare ufate iminsi 7500 uyihindure mu myaka. Twifuje ko twagarukira aha ku gace kajyanye n'ibyo twakwita imbuto abantu benshi bakunda gukoresha, bamwe bagatinya kuzikoresha kubera ubushobozi, ariko mu by'ukuri imbuto ni ibintu by'ingenzi bikwiye kujya mu mubiri w'umuntu. Tubashimiye kuba mwabashije gukurikirana ibiganiro byacu. Mwari kumwe n'umuhungu wanyu mumenyereye cyane witwa David Remy. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, tubibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo mujye mufasha n'abandi kubona ibiganiro byiza tubategurira, biba bikubiyemo inama z'umunsi cyangwa ibitekerezo bigira icyo bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi unyuramo. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, tubahoza ku mutima. Ibi byose tubikorera mwebwe kugira ngo tujye tubasha gusangizanya amakuru, tugire ibyo twunguka bishyashya mu buzima bwacu.